Haleluya, haleluya, haleluya. Imana ibahe umugisha bene data. Mwebwe mwese mudukurikiranye hirya no hino ku isi mu bihugu bigiye bitandukanye, bari ku mugabane w'Uburayi, bari muri Afurika, bari muri Aziya, Amerika y'Epfo na Amerika y'Amajyaruguru, abari muri Australia, impande z'enye zose z'isi. Imana nibahe umugisha mu izina rya Yesu. Nk'uko bisanzwe, njyewe nitwa Evi Bosco cyangwa Habakwizera Jean Bosco. Ni umukozi w'Imana. Ndashimira Imana yuko yongeye kunyemerera ko tuganira mu isaha yacu y'ubuhanuzi. Nk'uko bisanzwe, ni ikiganiro dusanzwe dukora cyitwa isaha y'ubuhanuzi. Hanyuma rero uyu munsi tugeze ku cyiciro cya 9 cyangwa kuri pati ya 9. Wowe washaka gukurikirana ibindi biganiro byagiye bibanza biri kuri channel yacu ya YouTube, wakwandikamo isaha y'ubuhanuzi pati 1, pati 2 iriho kugeza kuri 7 n'umunani. Umunsi rero ni pati ya 9 tugezeho. Hanyuma ubuhanuzi bwacu umunsi burashingira ku ijambo ry'Imana. Hanyuma ijambo ry'Imana tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana, turebe ku muntu wamenye Imana, turebe amateka ye, turebe ubuzima bwe, turebe impinduka ziba. Kuko umuntu iyo yamenye Imana cyangwa umuntu akemera Kristo nk'umwami n'umukiza, hari ikintu bita gutindana n'Imana. Iyo umuntu atindanye n'Imana, hari amateka mashyashya yakira. Reka turebe amateka mbese aturuka hehe, aya mateka ava hehe. Turifashisha ingero zigiye zitandukanye Bibiliya iduha z'abagabo bagiye bahindurwa amateka, ariko yahindurirwa biturutse yuko bagiye babana n'Imana bagatindana nayo, cyangwa Imana yagiye bishimira. Turahera mu gitabo cy'Itangiriro ibice 12. Somye mu bice 12 kurango ku murongo wa mbere, hari inkuru z'umugabo witwa Aburahamu. Hanyuma Aburahamu biritubwira yuko ari umugabo watindanye n'Imana, hanyuma abana n'Imana, kuko biritubwira ko yavukiye mu muryango wabo kwa Tera. Papa yitwaga Tera. Hanyuma avuka ari umwe mu bana Tera yabyaye, avuka ari umwe mu bana b'abahungu. Hanyuma Aburahamu Imana iramwishimira, cyangwa Imana iramwitegereza iri mu ijuru, ibona yuko Aburahamu akwiriye kuba umukozi wayo, cyangwa akwiriye guhamagara Aburahamu kugira ngo ayikorere. Hanyuma Imana ihamagara Aburahamu, iramubwira ngo Aburahamu, ava ngo umuryango wa Sotera, uve mu muryango wanyu, uve ku musozi w'iwanyu, hanyuma ugende ujye mu gihugu nzakwereka, hanyuma nzaguhindura amateka cyangwa nzaguhindurira izina. Kino gihe Aburahamu yitwaga Aburahamu. Hanyuma Imana arayumvira. Amaze kuyumvira, biritubwira ko yavuye mu muryango w'iwabo. Hanyuma amaze kuva mu muryango w'iwabo, ava ku musozi yari atuyeho, we n'umugore we n'umuryango we wose n'ibyo byose. Hanyuma barimuka baragenda nk'uko Imana yarabimubwiye. Kuko amateka y'uyu papa yitwa Tera, amateka atubwira yuko uyu mugabo yabazaga imana z'ibigirwamana, cyangwa se imana zibajwe, atari Imana nyamana. Ariko Aburahamu agira ishyaka ryo kumenya Imana nyamana, asanga yuko izi mana za se atari Imana, ahubwo hari indi Mana yaremye ijuru, hari Imana yaremye isi. Abona ko zino mana asaba zitaremye isi ngo zireme ijuru, ngo zishyireho abantu, zishyireho ibimurika byose n'ibikururuka, zishyireho inyanja, zishyireho imisozi. Mbese ahishirirwa Imana, abona ko atari Imana ziyabazaga, ariko kugira ngo ahamagarwe n'Imana. Rero kibamo ikintu gituma Imana ihindura umuntu amateka, cyangwa ikamuhindurira imibereho ndetse n'amazina, nuko aba amaze guhishirirwa Imana nyamana, agashirirwa Imana ihindura amateka, agashirirwa Imana ihindura amazina, agashirirwa Imana ihindura ubuzima, agashirirwa Imana yaremye ijuru n'isi, Imana yadendeje inyanja. Iyo umuntu akabasha kuhishurirwa kandi ahishurirwa Imana ya nyayo. Hari igihe abantu bahishurirwa Imana, ariko bagashirirwa Imana zitari iza nyazo, bagakurikira Imana zitari iza nyazo. Imana yakozwe n'umuntu, Imana yakozwe n'amaboko y'umuntu, ntabwo yabasha gukora bino byose, kandi nta kintu yashobora, kuko niba yarakozwe n'umuntu, ubwewe ntabwo ari Imana, kuko umuntu ubwe yaremwe n'Imana. Rero ntabwo umuntu ashaka kuremwa n'Imana ngo nabashe kurema Imana, ahubwo Imana yaremye ibintu byose biriho ibyabayeho n'ibizabaho n'ibiri ubu ngubu, niyo Mana nyamana. Iyo umuntu yashiriwe rero Imana, Imana ya Aburahamu, Imana ya Isaka, Imana yaremye ibintu byose yavuze nabe hakabaho. Iyo umuntu yahishuriwe, ijya ibasha guhindura amateka, igahindura ubuzima, igahindura imibereho, igahindura kubaho. Imana ijya ibasha guhindura amateka y'umuntu ukora ko yahishuriwe mu izina rya Yesu. Icyo ni kimwe mu kintu gishobora gutuma umuntu ahindurirwa amateka, nuko yamaze guhishurirwa akamenya Imana nyamana, akamenya iyo ariyo, akava mu rungabanga bawe, akamenya Imana ifite imbaraga, Imana yaremye ibintu byose, akamenya ko ariyo Mana nyamana. Icyo ni kimwe mu kintu gituma umuntu ahindurwa amateka.
hanyuma mu bice 12 Imana yabwiye Aburahamu arabwira ngo vaho ngaho ku musozi wanyu siga umuryango wa so, hanyuma genda imuka ugende. Hanyuma Aburahamu yumva ijwi ry'Imana arangije aragenda. Akimara kugenda Imana iramubwira ngo ntabwo ukitwa Aburahamu ahubwo mwise Aburahamu. Kubera iki? Yahishuriwe Imana atindana nayo, yumvira ijwi ryarayimenya, iramubwira ngo ntabwo ukitwa Aburahamu ahubwo mwise Aburahamu. Hanyuma iravuga ngo si nibyo gusa, irangaho n'umugore we ndamugeraho, ntabwo akitwa Sarayi ahubwo mwise Sara. Imana ishimwe cyane. Uyu mugore witwaga Sarayi irambwira ngo n'ibyawe byose kuko mwahishuriwe ngewe mukamenya n'ibyawe byose ndabihindura, ntabwo ukitwa Aburahamu mwise Aburahamu, n'umugore ntabwo azongera kwitwa Sarayi ahubwo mwise Sara. Kubera iki? Yarahishuriwe Imana. Kimwe mu kintu gituma Imana ishobora guhindura abantu mu mateka, ikamuhindura ubuzima, ikamunyuza muri gakondo itandukanye, ikamukura muri karande z'imiryango yiwe, muri karande z'abadayimoni, muri karande z'imyuka mibi, nuko yashirijwe Imana nyamana, akayimenya kandi akayikurikira, akayirengera. Icyo Aburahamu yarushije abandi, icyo cyacendeshereje Aburahamu nuko yizeye Imana akayirengera, akayishorera. Hanyuma dukomeje igitabo cy'Itangiriro ibice 32, hari inkuru z'umugabo witwa Yakobo. Uyu Yakobo usomye ijambo ry'Imana usanga uyu Yakobo ari umwana wa Isaka. Hanyuma uyu Isaka usanga ari umwana wa Aburahamu. Hanyuma Yakobo yaravutse ariko avuka yitwa izina ryitwa Yakobo. Iri zina ryitwa Yakobo ubwaryo ryari risobanuye ngo ni umuriganya. Hanyuma Imana iramwitegereza, igihe kimwe kiragira Yakobo arakura ajya kurambagiza, ajya kwa Labani. Simbitinda abona amateka maremare, amara imyaka 10 yagiye gutenderaho Leya. Baramubwira ati we ntabwo uzadushyingira, umutoyi mukuru ahari bamuha Rasheli, umutoya nawe aramutendera ko yari yamukunze. Imyaka irarangira, kwa Labani aherwa y'umugisha, igihe kiragera agaruka iwabo. Hanyuma ngo amaze kwambuka icyambu cyangwa icyo cyitwa Yaboki, ijambo ravuga ngo arongera aragaruka, gasigaye wenyine ngahora n'umugabo ngo adasanzwe nawe atazi. Hanyuma ngo uyu mugabo agatindana nawe ngo barakerana ngo ijoro ryose, ngo bukeye mu gitondo ngo umugabo arambwira ngo ndekura. Yakobo arambwira ati oya, sinkora ko utamaye umugisha. Hanyuma arongera arambwira ngo ndekura, ati sinkora ko utamaye umugisha. Ngo bigeraho ngaho yewe ngakora ngo ku mutsi w'inyonga ry'itako rya Yakobo arawufata ngo urareguka. Hanyuma ngo arambwira ngo icyakora cyose sinkore ko utamaye umugisha. Uyu mugabo aramubaza ngo witwa nde? Aramubwira ngo nitwa Yakobo. Arambwira ngo ntukiswe Yakobo ukundi, arambwira ngo uzitwa Isirayeli. Amuha izina ry'umugisha rya Isirayeli na n'ubu rikiriho, riturutse kubera ko yatindanye na marayika w'Uwiteka. Ikindi kintu gishobora gutuma umuntu yahindurwa amazina agahindurwa amateka ni uko umuntu atindana n'Imana. Imana ishimwe cyane. Ibyo ni bimwe mu bintu bibiri bishobora gutuma umuntu ahindurirwa amateka, agahindurirwa ubuzima. Icya mbere ni uko ahishurirwa Imana, akamenya Imana nyamana. Icya kabiri ni uko atindana n'Imana, akabana nayo. Umuririmbyi yarambye aravuga ngo jya ubana n'abayo. Haleluya. Ngo kandi ngo jya ufashe indushyi, nta soni uzagera nubona Yesu. Imana ishimwe cyane. Iyo umuntu yatindanye n'Imana, Imana imuhindurira amazina. Uyu Yakobo yahinduriwe amazina bitewe n'iki? Yari yatindanye n'Imana, arara ijoro ryose ngakirana na marayika w'Uwiteka. Mu gitondo ngo marayika aramubwira ngo witwa nde? Arambwira ngo ndi Yakobo. Yakobo byari bisobanuye ngo ni umuriganya. Kandi iyo usomye amateka ya Yakobo koko mu bwana bwe mu kuzamuka yagiye agira ubucakura bwinshi n'uburiganya bwinshi, ariko Uwiteka aramubwira ngo marayika w'Uwiteka arambwira ngo ntabwo ukitwa umuriganya ukundi, ahubwo uzitwa izina ry'umugisha rizakurikirana urubyaro rwawe, rizakurikirana umuryango, rizakurikira abana bawe. Uzitwa izina ry'umugisha rya Isirayeli. Na n'ubu ngubu iryo zina riracyariho. Ni igihugu cya Isirayeli byaturutse hehe? Kubera ko Yakobo yatindanye n'Imana. Iyo umuntu yatindanye n'Imana, Imana imuhindura amazina, ntawe ari we gusa, bikagera no mu bana be, bikagera no mu muryango we. Imana imwubakira igisekuru gishyashya. Imana imwubakira ahandi hantu hashyashya hatandukanye n'aho yari ari mbere yuko atindana n'Uwiteka. Ikindi kintu cya kabiri ni uko umuntu atindana n'Uwiteka, Uwiteka amuhindura amazina. Imana ishimwe cyane. Iyo natindanye n'Uwiteka. Undi muntu wa gatatu ngiye gusorezaho mu isaha yacu umuhanuzi ni umugabo witwa Sawuli. Uyu Sawuli biritubwa yuko ubwe Sawuli afite amateka maremare. Yari umugabo wari ukomeye, wari warize, yari afite amashuri.
hanyuma yari akomeye mu by'amategeko, yari yarize ibintu bigiye bitandukanye, yari umunyembaraga afite ubwenge bwinshi. Hanyuma yavukaga mu bwoko bw'abaroma. Hanyuma uyu Pawulo, Bibiliya itubwira yuko uyu Pawulo yari umwe mu bantu barenganya ubwoko bw'Imana, kuko murabyibuka yuko Yesu amara kuzamuka akajya mu ijuru, murabyibuka akantu batangiye kurenganywa bavugaga izina ry'Imana, abantu batangira kurenganywa cyane, bamwe bashyirwa mu ngunguru z'amavuta, abandi bakabambwa, abandi bagaterwa amabuye bakicwa. Mbese abantu bahura n'ibyago bikomeye bavugaga izina rya Yesu, ariko kuko bari bafite imbaraga z'umwuka wera bagakomeza bakamuhamya ntibacike intege. Hanyuma mu bantu bakoraga bino bintu cyangwa bahagarikiraga abandi bantu bakoraga bino bintu, uyu Sawuli yari arimo. Yajyanaga n'abantu bakavuga ati uyu nguyu mutere amabuye mu mwice, kugeza aho mumwiciye pe aveho. Bitewe n'uko ari kuvuga izina ry'Imana kandi bitemewe. Hanyuma yishe abantu benshi, yahemukiye abantu benshi. Uyu Pawulo yarengaje ubwoko bw'Imana, abubuza amahoro, abubuza gusenga, abubuza kubana n'Imana. Ngo ariko ngo igihe kiza kugera, ngo ari mu nzira ngo ijye i Damasiko, ngo ajye kurenganya ubwoko bw'Imana. Bivuze ngo akazi ka Pawulo yari ameze nk'aho afite akazi ko kurenganya ubwoko bw'Imana. Ahantu hose ari ubwoko bw'Imana yari afite akazi ko kuvuga ngo nzabarenganya mpaka sinzemera umugambi w'Imana ugerwaho. Ariko urongera umbwira akandi kantu gatoya, nta muntu ujya urwanya umugambi w'Imana ngo bishoboke. Hanyuma ngo ari muri iyi nzira ngo Yesu ngo aramwishurira, ngo aramubwira ngo Pawulo Sawuli undenganyiriza iki? Hanyuma ngo aramubwira ngo urinde mwami, bitewe n'uko yarabonye uyu mwami. Aramubwira ngo urinde nkagukorera, kubera umucyo mwinshi waraje uramumurikira. Ngo aramubwira ngo ndi Yesu urenganya. Pawulo ngaho kanya ngo yitura hasi ngo yubamye, ngo arahuma, kizungera afatwa n'imbaraga z'Imana. Ngo hanyuma yaho ngo aragenda arasengerwa, arahumurwa, ngo abyakira imbaraga, ngo atangira ubutumwa bwiza. Kubera yari yamaze kumenyerezwa, atangira ubutumwa bwiza, atangira kubwiriza. Ako kanya yahindurirwa amateka, Imana imhindurira izina, irambwira ntabwo ukitwa Sawuli ukundi, kuko Sawuli ni izina ryarenganyaga ubwoko bwanyu. Irambwira ngo nkwise izina ry'umugisha, irambwira ngo nkwise Pawulo. Kuva uwo munsi Pawulo aba Pawulo, wari Sawuli yitwa Pawulo. Bitewe n'iki? Uwiteka aramwishuriye. Haleluya. Ikindi kintu gituma umuntu ahindurirwa amateka, agahindurirwa amazina, ni uko Uwiteka amwishurira. Imana ishimwe cyane. Tuganiriye ku ngingo eshatu. Ingingo ya mbere ni inkuru z'umugabo witwa Aburahamu. Aburahamu yahishuriwe Imana, amenya Imana nyamana, Imana ya nyayo. Imana yaremye ijuru, Imana yadendeje ikirere, amenya Imana nyamana, arayumvira, irangije imhindura amateka. Hanyuma umugabo witwa Yakobo nawe yatindanye n'Imana. Ikindi cya gatatu ni ukugira ngo ni ukubana n'Imana ku buryo Imana ikwishurira. Hanyuma iyo imaze kukwishura amateka yarahinduka. Amen. Imana igukura muri karandezi iwanyu, ikagukura mu miryango y'iwanyu, ikagukura mu busambanyi, ikagukura mu businzi, nicyo bivuze, ikagukura mu bugambanyi, ikagukura muri ibyo byose wirirwa mutanejeje Imana. Hanyuma yarangiza ikaguhindura amateka, ikagushyira mu gisekuruza, ikagushyira muri gakondo y'ubumana, ikagushyira mu bumana aho ubwayo, aho abantu baba batakibabara, abantu baba batakishirira, aho ibibazo biba bitakiza, ahubwo wakira amahoro y'Imana. Imana nawe nkurikiranye, nagira ngo ngusabe Imana yongere guhindura amateka, Imana yongere guhindura amazina, Imana yongere, haleluya, Imana yongere kwiyereke, Imana yongere kwishurire, Imana yongere kugarukeho, wongere utindane n'Imana. Wowe ukeneye guhindurwa amateka, Yesu aravuze, aravuga ngo munyizere, wizere Kristo, wizere Imana mu izina rya Yesu Kristo. Imana iguhe umugisha, Imana iguhe umugisha. Wagira icyifuzo cy'uko twasengana, wasara nimero yanjye, wayifata ukampamagara, ukanyakira kuri WhatsApp. Wagira icyo wanganiriza, kuza ko tuganira, nta kibazo, ndahari, mpari ku bwawe, mpari kugira ngo twake umurimo w'Imana. Imana iguhe umugisha, wamvugisha, nta kintu bitwaye, waba uri hose. Ndabakirana bagiye batandukanye, wifuza gukizwa, wifuza kumenya byinshi bijyanye n'ubuzima bw'ijambo ry'Imana, imiburo y'ijambo ry'Imana. Imana iguhe umugisha, nta kibazo, ndahari kandi mpari ku bwawe. Imana iguhe umugisha nkurikiranye, kandi Imana ikugirire neza mu izina rya Yesu. Amena, 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 kandi Imana iteguye